Nanone reka dutangirire hano ku kibuga cy'imirwano aho ibintu bikomeje kugenda bimera nabi nyabuneka aha ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu biri kuba byagenda nabi cyane aho kugeza ubu ngubu abaturage batuye mu mujyi wa Goma baraye barimo kumva indirimbo ziri kurepetwa n'amasasu n'ibibunda kabuhariwe birimo guterwa hariya mu mujyi wa Goma. Ni mu mirwano ikomeje kugenda isakiranya umutwe mu 23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Reka rero tubabwire ko turaza kubahereza n'andi makuru aturuka hara mu gihugu cya Uganda. Umwuka mubi uri hagati ya Muramu wa Jeno Muhozi Kainerugaba, uyu nguyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'ikirenga hariya mu gihugu cya leta ya Uganda. Kugeza ubu ngubu umutekano cyangwa se guterana amagambo hagati ya papa we umubyara uwo nguwo ni Yoweri Kaguta Museveni, ibintu bikomeje kuba byaba agaterera nzamba. Turaza kukubwira ni buryo ki imyuzure yabaye hariya mu gihugu cya Kenya yabashe kuba yahitana abantu bagera kuri 30. Ibi byose tugiye kubikurambura muri aka kanya. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Nanone rero reka nongere mbasuhuze anariko mbahikaze mwebwe nshuti zacu mudahwema gukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubanyuriza hano ku Kuri News TV. Reka mbabwire ngo muraba agaciro gakomeye mwebwe mwamaze gukanda subscribe, nibutse namwe mutarayikora kuyikora akakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenkuru cyangwa se ikiganiro muzajye mubasha kukibona 5 kuri 5 tubashe kunogerwa ndetse no kunezezwa n'amakuru tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Na makuru rero y'igicyamunsi aho tugiye kwibanda cyane hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko ibibazo bigiye bikomeza kwiyongera buri munsi umunsi ku munsi. Reka rero tutangire hariya ku kibuga cy'imirwano. Ubu ngubu imirwano nyirizina irimo kubera hariya mu mujyi wa Goma, nubwo hariya Rubumba mu 23 nayo yabashe kuba yoherezayo operasiyo zigeze zitandukanye aho yaje kuba yasenya ibibunda kabuhariwe by'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse ko byari bishyigikiwe n'Ubudage cyane ko aribwo bwabyohereje hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bibashe kuba byaza guhangana n'izi nyeshamba. Kugeza ubu rero reka tubabwire ko hano Igoma amasasu yaraye avuga burinda guca kugeza ubwo abaturage bamwe na bamwe batigeze bagoheka cyangwa se ngo babe batora gatotsi. Kugeza ubu rero abaturage barimo guhunga mu buryo butangaje. Ubu ngubu nkubwira ibi abaturage basaga gatoya 1,800 bamashe kuba bahunga umujyi wa Goma, cyane ko haraye ibisasu birimo kuvugwa bikabije. Kugeza ubu ngubu ibisasu ndetse n'ibibunda kabuhariwe amabombe grenade ndetse n'ibifaru nibyo birimo kurangwa hariya mu mujyi wa Goma hafi n'ikibuga cy'indege cya hariya Igoma. Ikibuga rero bavuga ko ari international. Kugeza ubu ngubu mu 23 nayo ikabiri kubasha kuba yakora operasiyo zigiye zitandukanye ndetse no kubasha kuba yacengera ngo ibashe kuba yagera kuri iki kibuga, dore ko ariyo maherezo cyangwa se kari cyo cyemezo cya nyuma gisigaye nk'uko byatangajwe na Colonel Nanga. Uyu nguyu yahoze ari mu ngabo za hariya muri leta ya Kongo, kugeza ubu ngubu akaba arimo kubarizwa hariya mu nyeshamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zishamirana n'izi ngabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Twongere tubibutse ko izi ngabo za leta ya Kongo zirimo gufatanya n'imitwe igera ku 10 yibumbiye mu tsinda rya Wazalendo, harimo FDLR, Mai Mai Nyatura ndetse za Rudurunana ndetse n'izindi mitwe zige zitandukanye. Kugeza ubu rero uyu Colonel Nanga aho yabashije kuba yakora ibikorwa bigiye bitandukanye mu gisirikare ndetse akaba ari umusirikare uzwi cyane. Kugeza ubu ngubu haravugwa amakuru ko amashaka cyangwa se icyo twakwita ubwoko bugera kuri 2 bwabashe kuba bwagaragaza ko bwo budashaka guhangana na Colonel Nanga ndetse ko butashobora na gatoya kuba bwamutunga n'urutoki. Ibi ngibi byatangiye kuzana umwuka mubi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko uyu Colonel Nanga ashobora kuba yaratanze agafaranga gatubutse hariya mu gisirikare cya leta ya Kongo, anariko igenda gitsindwa umunsi ku munsi kuko usanga imirwano myinshi igiye ihuza igisirikare cya leta ya Kongo n'izi ngabo zo mu mutwaye mu 23. Ingabo za M23 zigenda zigaragaza imbaraga ndetse n'imbaduko mu mirwano yose igenda ihuza hagati y'izi mpande zombi. Kugeza ubu ngubu rero Igoma ikivugwaho na amasasu ndetse n'imyotsi myinshi cyane ureba ukagira ngo ni imvura irimo kugwa, kuko kugeza ubu ngubu hari abaturage bamwe batangiye kuba bahunga mu buryo bugiye butandukanye.
ariko kugeza ubu icyo twakubwira cyo hariya mu gace ka Rumba M23 nayo yagize gutya ikorayo operation kugeza ubu ngubu ikaba yabashije kuba yasenya ibibunda bihambaye. Kugeza ubu rero igisirikari cya FARDC kikaba cyatangaje ibintu bikomeye nyuma y'izi mbunda M23 yabashe kuba yasenyagura mu buryo butunguranye, aho yakoze operation ikabasha kuba yakirukankana abasirikari bamwe bari bafashe n'ibyo bibunda ndetse n'abandi bo kubirinda, dore ko hari hubatswe kampu y'abasirikari y'igisirikari nyine cya FARDC harimo n'abarundi by'umwihariko. Kugeza ubu reka tubabwire ko tugiye kugera hariya muri igihugu cya Uganda rero, aho imihanda ya Ishasha ihuza igihugu cya Uganda ndetse na Kongo ifunze, ariko twanyarukiye gatoya mu Buganda. Umwuka mubi uri hagati ya General Muhoozi Kainerugaba ndetse na papa we umubyara Yoweri Kaguta Museveni ukomeje kugenda ufata indi ntera, kuko uyu Muhoozi Kainerugaba ari kugaragaza ubutwari ndetse akabasha kuba yazamura ukuboko kwe hejuru, kuba yashaka kurenga kuri uyu perezida Yoweri Kaguta Museveni. Kugeza ubu ngubu ibi byateje urunturundu, aho muramu wa Muhoozi cyangwa se uyu umukwe wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, aho yanditse ku rukuta rwe rwa X akandika ko Muhoozi ashaka kubwira nk'urutugu rwakuze ngo rusumba ijosi. Amagambo yaje kuba yababaza Muhoozi mu buryo butunguranye. Muhoozi akavuga ko we agomba kugira icyo bikoraho byanze bikunze, ko uyu nguyu nubwo ari umukwe wa papa we ariko ntaho ahuriye na politike, nubwo ari umujanama kugeza ubu ngubu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ngibi ngibi ngabikoreshwa no kuba ngafite ibiceri cyangwa se ari umugwiza tunga nk'uko abarundi babivuga. Ibi ngibi akaba ari byo ngo bimuhereza ububasha bwo kuba yakomeza kuba umujanama wa perezida, ariko nta yandi mashuri cyangwa se ubundi bunararibonye afite mu bya gisirikari cyangwa se mu bya politike nk'uko uyu Muhoozi yakomeje kugenda abigaragaza. Rero we yavuze ko agomba guhita ashaka icyo yakora cyangwa se icyo yabikoraho. Ibi ngibi byatangajwe n'uyu muramu we Museveni yiyicariye hariya areba imikino y'abana babiri hagati y'umuhungu we ndetse n'umukwe we yicaye avuga ko ibi ngibi agomba kureba icyo ahita ayanzura muri ako kanya, niba ashobora kuba yafata amapeti yahaye umuhungu we yo kuba generali, ipeti ryamugejeje kuba generali cyangwa se kuba yaba umugaba mukuru w'ingabo za hariya mu gihugu cya Uganda zose uko zakabaye, kubera ko kugeza ubu ngubu zirayoberwa n'uyu muhungu we Jeno Muhoozi Kainerugaba niba yahita afata amapeti akaba yayamwaka. Ibi ngibi bikomeje kugenda bitangaza benshi, cyangwa se niba yamwigisha mu bundi buryo akamwicaza hasi akamubwira uko biga, simbizi. Ibi ngibi turaza kubikurikirana turebe. Ariko rero tukiri hano muri Uganda, ikimoteri cyabashije kuba cyagwira amazu cyangwa se imiryango y'abaturage bagiye batandukanye hariya mu gihugu cya Uganda. Habashije kuba haboneka undi murambo wari umaze hafi ibyumweru bijya kuri 2 harabuze nyirawo. Kugeza ubu ngubu rero abangaba bagwiririwe n'ikimoteri cyari gisanzwe kimenwamo imyanda hariya mu gihugu cya Uganda, kikabasha kuba cyabatsikamira hakaza kuburiramo irengero abaturage benshi ndetse n'ubuzima bw'abandi bana bagiye batandukanye. Reka tubabwire ku myigaragambyo irimo kubera hariya mu gihugu cya Kenya, tubabwire ko yo ikikomeje. Amakuru yo turacyayakusanya, wowe ntujye kure, amakuru yo nakanya gatoya. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe nyaboneka, ugasiga igitekerezo cyawe hasi niba byagushimishije aya makuru cyangwa se niba yakunyuze hari icyo yagufashije, ndetse ugakanda na like ukoze no kuri share ukasharinga, nacyo ntacyo byaba